Hello mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare official. Nanone turagarutse na makuru agezweho, ni breaking news. Mu byukuri tugiye kubagezaho uyu munsi turi tariki 30 ni gitondo cya tariki 30 ukwezi n'ukwa 9 turi mu mpera z'ukwezi ukwezi n'ukwa 9 2025. Turongeye turagarutse rero nk'ibisanzwe bakozi bacu, na makuru tubazaniye ndetse yibanda kuri politique, diplomasi ndetse n'umutekano, tukababwira uko biba bimeze. Tugaruka ku makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu byukuri tukagaruka ku mirwano ikomeye cyane imaze iminsi mu byukuri isakiranya M23 ni igihe kirekire. M23 yigarurira uturere, uduce tugiye dutandukanye, aho irwanira uburenganzira bwayo na leta ya Kinshasa nayo, ndetse bikaba byaragoranye kugira ngo yumve revendication za M23. Urugamba rero rukaba rukomeje muri axe nyinshi. Tugiye gutangira ku duce twabaye tombe ku munsi w'ejo, no duce tugera muri tubiri. Ndabizi ko abakunzi bacu mukunda ijambo tombe, nibyo tugiye gutangiriraho, ndetse tugaruke dushyireho umucyo ku bya Kamituga nuko situation zimeze. Turababwira ko administrateur wa territoire ya Shabunda yamaze guhunga, turabigarukaho, ndetse mu byukuri tubabwire uko situation zikomeje kugenda zitwara muri axe zose. Turaza kuba tubabwira ku nama yabaye ku munsi w'ejo mu gace ka Mugogo, ni muri territoire ya Walungu, aho komisiyo yari yoherejwe na AFC yaje kugaruka ku magambo akomeye cyane, nayo turaza kuyabumvisha. Hanyuma turaza kuba tubabwira coalition y'abarundi ndetse n'abamayimayi bakomeje guhunga umusubirizo bava mu duce badusiga tubereye aho, turababwira ibyo. Hanyuma operation turazigarukaho zikomeje ziri kubera muri territoire ya Rucuro. Territoire ya Rucuro, operation zabaye ku munsi w'ejo n'uyu munsi zakomeje muri axe zigiye zitandukanye. Turababwira n'icyaba cyaravuye muri izo operation. Turaza kuba tugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo ibera mu nkengero za Nyabyondo. Turaza kubabwira icyo yasize, ni inkuru itari nziza kuko abaturage bageze muri 3 baje kwicwa na Wazalendo, turabigarukaho. Hanyuma Lubutu ukuriye ibijyanye n'amaparke aba Ecogarde, ubwo ni mu parike nationale ya Maiko, buriya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira amaparike menshi ageze kuri 12. Ifite Virunga, ifite Maiko, ifite Garamba, ifite Salonga, ifite Kundelungu, ifite Upemba, ifite Garamba banza nayivuze, ifite Mangrove, n'amaparike menshi aba muri iki gihugu, ndetse akaba ari amaparike nationale ndetse manini. So turaza kuba tugaruka kuri iyi parike nationale ya Maiko, ndetse ifashe kuri Nord Kivu, igafata kuri Maniema, Maiko igafata no ku cyahoze ari province orientale. Yes, ni nini cyane nkuko Virunga ikoze kuri Nord Kivu, igakomeza igakora no kuri Ituri. Ariko kera ubundi Ituri nawe yabaga muri Ho Kongo cyangwa Ho Zaire, kuba bizi kera uko babyitaga, cyangwa se nyuma yabayeho Ho Zaire iva ku bwa Kabila, iba Kabila muzehe, ibaho yari Ho Zaire ku bwa Mobutu, ibaho Kongo ku bwa Laurent Désiré Kabila, iba province orientale ku bwa Joseph Kabila Kabange. Ubu ngubu bagabanyije intara ziba 20 na zingahe. Ho Kongo yaje ivamo Ho Tuele, ivamo iyo bita Norubangi je pense, niba mbyibuka neza, ndetse ivamo na Ituri, ivamo nyine na Chopo, akaba ariyo ifite icyicaro cya Kisangani. So turaza kuba rero tugaruka kuri ibyo ngibyo, ni byinshi cyane, ariko kandi tugaruka no ku bitero byagabwe Mikenke, ndetse bikaba bivuga ko drone yongeye kugaragara muri iki gitondo mu kirere cyahariya. Se hari ahantu barahashaka y'iki, ku munsi w'ejo yaje gusenya amazu ageze muri 3, ariko kubw'amahirwe ya Nyagasani nta bahitanywe n'ibyo bitero. Ibyo ni bimwe rero tugiye kugenda tuva imuzi n'imuzingo, ariko kandi nyaboneka icyo tugusaba wowe no gukora subscribe nyamuneka, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu tugenda tubagezaho. Ni ngewe Macacari ndetse na Clever Bemba tubagezaho ibiganiro mu by'ukuri biba bigiye bitandukanye, ndetse ntekereza ko amakuru y'umwihariko tuba dufite aba afitwe na bakeya ku bitangazamakuru. Ibitangazamakuru ni byinshi, ndetse bikorera ku murongo wa YouTube ni byinshi, ariko noneho mwebwe ubwanyu nk'abantu bakuze ni mwebwe muba mufite ubushobozi bwo kwihitiramo, ukavuga muti ahangaha tuhakura amakuru ya nyayo, ahangaha amakuru yaho ni agatwiko kuba ari ukwitwikira. Twerebwe rero
kubera ko duherereye kuri tere biranagoye kuba twavuga ibitari byo kuko abo turi hamwe nabe bahita batunyomoza bakatubwira bati ibyo bintu muvuze mwabivanye. Niyo mpamvu rero twebwe kenshi na kenshi twirinda gutanga inkuru itariyo ndetse tugashyiramo imbaraga. Niyo mpamvu tubasaba rero kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba inkunga y'ibitekerezo ndetse no kutwunganira mu buryo bwa mikoro. Ntabwo turakura, turimo turiyubaka kugira ngo turebe niba hari aho dushobora kugera. Byaba byiza ushatse kwiyunga natwe rero ku rubuga rwa WhatsApp watwandikira kuri 0779070666 tukagushyira ku rubuga ku mbuga zacu za WhatsApp zikora, aho dufite mu by'ukuri abantu benshi dukomeza kugenda tubana umunsi ku wundi. Ngaho rero mu by'ukuri munyemerere amakuru yacu tuyatangirire heheye, tuyatangiriye muri teritware ya Shabunda. Shabunda ni imwe muri teritware mu by'ukuri navuga ko ariyo twavuga ko yari iya nyuma muri teritware zabaga zitaragerwamo na M23. Ubu ngubu rero bidasubirwaho M23 ikaba yaramaze kugenda yigarurira uduce tumwe na tumwe. Murabizi ko yatangiriye kuri Nzibira. Nzibira akaba ariyo yatangaga amarembo yo kwinjira muri axe ya Shabunda. Amakuru atugeraho atubwira ko uduce tugiye dutandukanye twabaye tombe ku munsi w'ejo. Ngiye kubabwira uduce twabaye tombe muri iyi teritware, ariko kandi aho ihanira imbibi na teritware ya Kabare. Teritware ya Kabare murabizi ko iturutse ahangaha za Kavumu ndetse na za Katana igakomeza, ariko inyuma hakaba parike nationale ya Kauzibiega. Ariko iyo ukomeje ugaca inzira ya Bunyakiri ukanyura Bunyakiri, ushobora gukomeza ukagera muri Shabunda. Kandi uba werekera mu majyepfo ashyira uburasirazuba. Amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa teritware ya Kabare ifite hariyo uduce tumwe tugiye dutandukanye twigarura. Ukabona ko basa nkaho bashatse nko kubirinduka. Nuvuga ngo M23 turi muri ibi bice by'ahangaha muri axe ya za Kavumu n'umundi werekera na za Kadasoma werekera za Bunyakiri. Baramutse bagaprogressa bakatanya Bunyakiri bakayigarurira, bashobora gukomeza ndetse bagahura n'abamaze kwigarura tuno duce ngiye kugarukaho. Ni uduce tubiri twabaye tombe ku munsi w'ejo, agace kitwa Bukarakara ndetse n'agace ko bita Matare. Utu ni uduce mu by'ukuri twafashwe ku munsi w'ejo, duherereye muri secteur ya Ninja, hakaba ari muri sud est ya teritware ya Kabare, ariko akaba ari muri teritware ya Shabunda. Utu duce tukaba twarafashwe n'abasirikare ba M23 bari baturutse muri axe ya Chulwe. Nayibabwiye yuko iherereye mu birometero 18 na Nzibira. Aba rero bafashwe bavuye muri Chulwe. Ubu ngubu amakuru dufite M23 ikabisigaje ibirometero 40 kugira ngo yinjire muri teritware ya Kubiro, ku cyicaro cya teritware ya Shabunda. Nyuma yo kwigarura tuno duce tubiri turimo Matare ndetse na Bukarakara, ni uduce tubiri duha axe ibirometero bike gusa kugira ngo M23 yinjire ku biro bya teritware ya Shabunda. Kubw'ibyo rero byaje gutuma administrateur wa teritware ya Shabunda ahunga. Ile parti yavuye muri Shabunda kuko yabonye ko isaha yari yose bidashobora kumworohera, ko basigaye 90 bafatiwe Nzibira. M23 ifite ukuntu ikazunguruka gace ikakigarurira ndetse igata muri yombi abatari bakeyi. Wenda sorry kabisa mwihangane, akagripe ndimo ndumva karimo karaza, ariko wenda ndaza kugatera igipasi mu kanya. Gusa igihari nuko administrateur yahunze, FRDC bakamumeje kugenda, ndetse n'ikitwa icyo nakwita Tawazalendo bakaba bari gukora patrouille ziteye ubwoba zigaragaza yuko ndetse ngo bakaba bafite ubwoba bukomeye cyane. Reka twifashishwe cyangwa se twifashishe irijwi ry'uyu uherereye ku biro bya teritware ya Shabunda, twumve ibyo ari kutubwira. Ngo mwaramutse bavandimwe bacu, ndabamenyesha yuko duherereye ku biro bya teritware ya Shabunda. Ati aba M23 barimo barashaka kwinjira.
banataka kuingia banakuwa 40 km. ngo bashaka kwinjira ngo kuko bageze mu birometero 40. Ubu ni ubuhamya bw'umuturage uri muri Shabunda Centre. Tangaziwa kwa radio Mutanga ya Shabunda. Ati bimaze kuvugwa no kuri radio Mutanga ya Shabunda. Tuko mu insecurity hapa tuje utalamuka je. Ati ubu ngubu turi mu mutekano ubwo hari ninjoro, ati ntabwo tuzi ngo buraca bute. Mupashe marafiki ndugu wote bapashe ile. Ati mubwira abavandimwe n'inshuti, ati mubabwire ibyo ngibyo babimenye. Musiwazie bongo. Ati kandi ntimutekereze ko ari ikinyoma. Ati umujyi wose uracecetse, uri muri calme. Donc nyine urareba hari igihe ahantu haba hari ikintu cy'igihuha cy'icyoba ukagera ahantu ukagira ngo abantu barimutse. N'umujyi wa Nzibi wa Plito wa Shabunda Centre cyangwa kuri biro bya zone ya Shabunda, wenda badukurikira bakuru bazi kera babyitaga ku zone, ni ku zone, ubu bavuga kuri territoire, ku biro bya territoire. Urabona ko ngo birice kandi na hantu hari hamenyerewe kuba muvuma. Hakuna tatu kukulia ndege kimya. Ati ntago wakumva ngo n'inyoni zivuga, ngo nta nyoni irimo iratamba. Soda yote ya bazalendo bote biko mu patrouille sai. Ati abasirikare bose ba wazalendo n'abandi ati bari mu mapatrouille. Donc hari ikintu cy'icyoba kirimo kiragaragara ku biro bya territoire. Twe ntago turimo gutwikwa, ntago turimo gutwika bya bindi babita ngo no gutwika rero kugira ute, turimo turifashisha umuntu wawe uri kubwira abagenzi be. Bote biko mabipoli ya manjia yote. Ati wazalendo n'abasirikare bose ati bari mu mashyamba hirya no hino. Ya village. Ati bagiye no ku village, ati bavuye mu mujyi bitaruye umujyi basa naho bawuvuyemo bagenda mu nkengero cyase mu mpande nimho bari. Na administrateur pia vile vile naye alishatoka. Ati na administrateur yamaze kuvamo, ati ntawe uhari. Kanongere wenda tubize inyuma mo gatoya. Mu patrouille sai. Bote biko mabipoli ya manjia yote. Ati bari mu mashyamba. Ya village. Na administrateur pia vile vile naye alishatoka, haiko tena huko Shabunda, alishakimbia. Ati administrateur nawe asema ana administrateur naye haiko, alishatoka, alishakimbia, yavuyemo, yahunze. Ndio manake mupashe bandugu vile ngo niyo mpamvu murabibwira abavandimwe n'abandi bagiye batandukanye. Uyu ni umuntu wari ngayo nguko. Wenda reka tugendere ku byo yavuze, ntabwo ari macacara ubizanye, mana yanjye ntabwo ari ngewe ubizanye kabisa. Administrateur wa territoire yihungiye, yagiye rugikubita, ati ntaza gufatwa, bazarenda bamenyereye gufatwa. Ati ngewe rero ntabwo ndi bugira ute, ntabwo nshaka kuza gufatwa rwa ntoki rwa mikono. Hagiye 40 km ni nyinshi. Mama 23 yababitsemo ikintu cyitwa ubwoba, ikintu cyitwa ubwoba mu abantu mwe. Biratangaje kumva ko administrateur wa territoire yahunze bakiri muri 40 km. Cyakora ntari administrateur militaire civil. So murumva ko rero ni nyuma yuko turiya duce nari maze kuvuga, abasirikare bavuye Chulwe ni muri 18 km, bakagenda bakagera muri secteur ya Ninja, bakigarurira agace ko bita Matare ndetse na Bukarakara. Ni uduce turi ku mbibi za territoire ya Kabare na Shabunda. Tena ntabwo ari muri Walungu kumbibiza, ariko tukaba tuherereye muri Shabunda. Tukeka wenda ibyo ngibyo byumvikane neza cyane. Hanyuma wenda duhite dushyira no ku mucyo, dushyiraho umucyo ku bya Kamituga. Abantu mwe narababwiye ngo Kamituga nabasobanuriye kugira ngo Kamituga ifatwe igisabwa. Nababwiye ko Kamituga ifite umuhanda umwe uyigezemo, ni site minier, ni na centre commerciale yibanda cyangwa se icuruzwa mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nayo ubwayo ikaba ifite umusozi mu by'ukuri muremure, umusozi muremure wa Kamituga witwa Kibukira ucukurwamo amabuye y'agaciro. Nge nababwiye ko Kamituga itigeze bato, ahubwo Kamituga harimo panike iteye ubwoba, kuko kugira ngo wongere Kamituga bigusaba kunyura mu duce twinshi. Wanyuze muri point de départ uturutse Warungu, uragenda ukagera mu gace kitwa Burare yuyigezemo warenze kuri territoire ya Warungu. Ni imihanda ibiri, ugiye iyo ngiyo Mwenga centre n'ukomeje ukajya Nzibiri.
ukomeje ukajya Nzibira kugira ngo wo eka tuwureke kuko niho twari turimo mu kanya tuvuga axe ya Nzibira werekera muri Shabunda. Hanyuma iyo ugeze muri ahangaha kuri wa muhangu ndujya unyuze ujya Nzibira ufata Tubimbi kugeza amagingo amakuru mfite nuko ku munsi w'ejo habereye icyitwa imirwano ikaza gusiga Tubimbi yose en general yigaruriwe na mama 23. Ubwo urumva ni ibumoso ukomeje none uri kwerekera muri Mwenga ibumoso bwawe mu kaboko k'ibumoso. Urumva Burare uve Tubimbi ujya Gasika, iyo uvuye Gasika ujya Mwenga centre, iyo uvuye Mwenga centre urakomeza ukagenda ukajya kwa Munyarwanda kuri paruwasi ya Katolike mu gace ko bita mu Ngombe. Wava mu Ngombe ugakomeza ukabona ukagera Kamituga, kandi nababwiye ko kuhagera bishobora gufata umunsi wose. Gusa icyo nshaka gushyiraho umucyo icyateye panike benshi mu by'ukuri nta nduri ivugira ubusa, murabizi ntabwo abantu bapfa kuba Kamituga ngo abantu bapfe gutekereza ngo bipfa kuza mu bwonko bavuga ngo Kamituga tombe oya pe, cyo tucyumvikanye yuko bidashoboka, ahubwo nta nduri ivugira ubusa. Kandi noneho burya ni ukuvuga ngo ahari gucumba umwotsi byanga bikunze haba hari umuriro. Igisobanuro cya Kamituga ni iki? Ubundi habaga iyo bita Mayimayi Malayika. Mayimayi Malayika ikomoka muri Maniema, nabo muri Maniema baraje mwigeze mubabona banahawe briefing, aseme munaenda Rwanda, aseme magari zote zimutakutana Rwanda nda zitakuwa zenu, manyumba zote zitakuwa zenu. Babizeza ibintu byinshi ndakeka bo tubona ku mbuga twagiye tubitubya mwarabibonye. Nizo Mayimayi Malayika zavuye muri Maniema. Babandi nta nubwo banazi no kurwana kuko nta ntambara bigeze barwana, no gupfa guheka imbunda gusa. Mayimayi z'urugamba cyangwa se wazaledo z'urugamba buriya ni izina ha muri Est. Nubwo izi ngizi zo muri axe ya za Fizi bigira ngo nabarwanye nta rugamba bazi barwanye senate, kuko izi za muri Est zo usanga benshi barimo abansiye kombata, bamwe bagiye barwana bayobowe, ariko bundi usanga ari abana mu by'ukuri baba civil. Ariko izi zo muri Maniema zo no kumenya no guheka imbunda kibari n'ikibazo, mbese no gupfa kubahereza bameze nk'abasangwa butaka niba ariko nabivuga. So amakuru ahari izi Mayimayi Malayika zumvise abasirikare bafashwe Nzibira, zumva abasirikare bakubitiwe axe ya Burare n'abakubitiwe Tubimbi, bagiye kubona kuko bizeraga ingabo z'u Burundi, buri ingabo z'u Burundi bazifata nk'abantu badasanzwe nk'abaspecio badanje. Bagiye kubona babona ngabo baraje, barimo barahunga baturutse Zanzibira, barimo bariruka, ururimi rwageze hanze, barimo bariruka vuga bati ibintu ntago bishoboka, twebwe babandi two nta rugamba tugiye turwana, tukwiye kufia huko kwe. Bafata ibyangushye mwarabonye ku mamoto, baravuga ati twisubiriye iwacu nta n'urugamba rubayo, uretse kwihigira inkima, kwihigira iki dusiba twishyamba. Ubundi imbunda nyinshi bafite izo bita za calibre 12. Calibre 12 ndakeka wenda mwewe mudukurikiye murazizi zakoreshwaga kera, n'izindi wenda ubu ngubu Tshisekedi yagiye abahereza, ariko usanga mu by'ukuri nta rugamba bazi. Nibwo bagiye abaturage bo muriya bavuga bati ibintu ntago bishoboka, panike ni iki. Bagiye ko nabona ingabo z'Abarundi zose zaziherereye muri axe ya za cyane abari bahereye mu gace ko bita Kirungutwe, bose nabo baraje barisuka. Nko ku munsi w'ejo Kirungutwe nayo yarafashwe. Ubundi hari ukuntu mwinjira mu gace mukakarasa mugafata agapande gato, ubundi kuko abarwana Bemba akunze kubivuga kanabigaruka bavata abarwana babegeranye baba barebana, bararwana mugashyiramo sefu mukavomera ku mugezi umwe, bana mukavuga mate aya masaha aduyi nibo bajya kuvoma, ati twebwe nitugeye, ati nabo bakabaza amasaha natwe tujye gushakira amazi. Ibintu nk'ibyo ngibyo aduyi mugirana amasaha, mugira igihe cyo gufunga sefu, muratukana ku munwa, uretse no gutukana ku byombo mugahamagarana mugatongana nyine mugakorongana. Bibaho cyane wenda ku batabizi wenda bashobora kugira ngo no bibaho abarwana begeranye, bashobora no guhana n'itabi, yemwe bashobora no guhana itabi, bashobora gufata ipaki akayijugunya akayijugunya muri opi ya adversaire, bararihana. Bibaho, ni ibintu bya gisirikare niko bigenda. So rero noneho Kirungutwe ni ukuvuga ngo mama 23 yari ifite agace gato, akandi gace kakirimo ingabo z'u Burundi ya batayo mwabonaga, ntabwo yigeze ikomeza ngo igenzira ihagarariye mu gace ka Kirungutwe. Bwegera Kirungutwe rero bagiye kunabona n'abasike bari Kirungutwe, abenshi baraje, bose baje muri Kamituga, biza gutuma
ubwoba buba bwinshi muri Kamituga, bavuga bati ibintu ntabwo byari bisanzwe. Ati Kamituga buriya ngo niba ari ngo hari ishongo, niba ari ngo ntawe hagira ute, sinzi wenda bazi muraza kutubwira muri komenti. Kandi buriya uzareba umuntu ufite amafaranga, umufuka urimo amafaranga, mwe mudukurikiye uzareba umuntu wembo ntimuvuge wenda ngo nigeze mbaho pickpocket cyangwa nigeze nkora mu mifuka y'abantu, ariko buriya abasirikare ba Kongo bamenyaga yuko ufite amafaranga, kuko buriya wabaga ugiye kubageraho Katanyama watangiraga kwikekakeka handi hari amafaranga ugenda ukahakora tera ukongera ukavanaho akaboko. So Kamituga rero kubera ko ibamo amabuye y'agaciro menshi, ubwoba bwabaye bwinshi, baravuga bati no mama 23 kandi bahora bababwira no ati igifata ahantu hari ibiro, ati wabona ati Kamituga nisho, ntibatekereza ko hagati ya Kamituga hari Mwenga Centre. So kugeza ubu rero no kuvuga ko ku munsi w'ejo Burare nako hikwi Burare ko yagarutse kenshi cyane, Kirungutwe yamaze kwigarurirwa, Tubimbi yamaze kwigarurirwa, igisigaye no kumva Mwenga yigaruriwe, ndetse Kamituga ikabona ikagerwamo. Gusa amakuru ya nyayo Kamituga haya kamatiwe, ndumva wenda ibyo ngibyo bisobanutse. Kamituga ntabwo irafatwa pe, uko niko kuri, kandi ibyo mbabwiye ntabwo uri buze uzane ibitari byo. Kamituga yabaye tombe vraiment, ishobora gufatwa isaha iyo ari yo yose, ariko kugeza ubu tuvugana ntabwo irafatwa. Hanyuma twihute, gusa irimo panike, nta mabuye y'agaciro ari gucukurwa kugeza amagingo. Abantu bafite ubwoba bwinshi, yemwe bafite ubwoba buruta ubw'abari kuri territoire. Urumva ko Shabunda Centre ifite ubwoba, administrateur yahunze, Mwenga Centre naho wenda naho ashobora kuba yahunze, ariko urumva Kamituga nayo irimo panike, kandi noneho nta nduri ivugira ubusa, isaha yose ishobora kwigarurirwa. Twihuse cyane, umunsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane ibera mu gace ibera mu inama yaje kubera mu gace ko bita Mugogo muri territoire ya Warungu, havugiwemo amagambo akomeye cyane mw'abantu mwe, aho mama 23 yavuze ko abayobozi cyangwa se abo nakwita komisiyo yari yoherejweyo, ubwo ni ya komisiyo ishinzwe sensibilisation na mobilisation yariyo, ariko cyane cyane administrateur adjoint, administrateur wungirije. Murabizi ko administrateur ni umudamu, haracyari ni n'umukobwa, ni n'inkumi, acyari inkumi, niwe administrateur titulaire. Ajwe sasa we ni umugabo, niwe wari ukuvuga aya magambo. Ati hari umuntu mu minsi iri imbere tugiye kuzohereza message yo gushimira. Ati nitumara gufata Uvira, ati ni uwo muntu nta wundi ni Tshisekedi. Ati niwe muntu mwiza cyane, ati niwe ravitayere wacu, niwe uduhereza ibikoresho. Niba nta makuru mufite, niwe uduhereza ibikoresho. Ninde waduhaye amamodoka yose mubona? Mutekereza ko M23 yazanye amamodoka? Muri izi modoka zose mubona nta nimwe twigeze tugura. Ni Tshisekedi waziduhaye. Runtukuru yamaze gufatwa, ati ibyo mwana mubizi. Turimo turumvikana. Babwije ukuri n'imyambaro twambara n'imbunda, dufite imbunda twahawe zishobora gufata Kongo yose. Ati turindiriye zizava mu Burundi, ati kugira hariya muri ati na hariya, ati turindiriye zizava mu Burundi, ati zikaza yanze ibira, ati kugira ngo twinjire. Ati nizuzura, ati ko muzabona twinjiye. Ati tuzazifata, ati hari uwo dufite wo kurwana nawe, ati nta muntu dufite wo kurwana nawe. Ibi byanyibukije ibyo Gakufe yavuze. Ati si twarwana nande, ati twarwana n'umuntu abantu batagira inkweto. Urumva arabivuze yiganye umusore umwe nawe uzi gutwika hariya, ati M23 kunguta. Ati ntabwo twarwana n'abantu barwana bambaye boda boda. Ati ibyo bintu mubona bibaho?
kubw'ibyo inzira ya nzibira kugeza abagingo aya irafunguye ntawahagarika. Ati nubwo ibibombe byahaguye, ati inzira irafunguye nta kibazo. Dufite igisirikare cy'ikinyamwuga, ntekereza ko ari cyo gisirikare cya mbere muri Afurika. Umusirikare aba yizigiye. Reka mbese tuvugishe ukuri dusase inzobe, namwe mubivuge. Nuwe musirikare wacu mwabonye afata ibintu by'ubuntu atishyuye? Abasirikare bacu babuzuye, ntabwo ari nka ba bandi baza bagafata amavoka batishyuye, bakaza bagera ku rukwavu bakikorera, bagera ku ingurube hindi bwo ni sumbirigi ati bagatwara. So iyi ni inama yabereye muri aka gace kitwa Mugogo, yabaye ku munsi w'ejo, yagaragarizaga mu by'ukuri abaturage imikorere ya mama 23. Babandi bavuga ngo soko ibiki n'ibiki, ibisi biri gutuma inama zidakorwa. Arega biriya ni ugukanga, ni terere, kandi mu by'ukuri abantu bamaze kuyimenyera, byanga bikunze nta biba abirenze. Munyemerere duhite twihuta cyane ku ma operation, ntabwo turi butinde, tugiye guhita mu by'ukuri tubabwira ko ndetse muri Gasopo naho ku munsi w'ejo. Gusa icyo nababwira mu by'ukuri, ikibuga cy'indege cyitwa Nyamibungu ni ikibuga cy'indege giherereye hariya muri Mwenga, hafi ya Mwenga territoire. Kugeza ubu nacyo kitakiri kugwamo kajugujugu, nyuma yuko icyanzibira gifashwe. Ikibuga aerodrome, ikibuga cy'indege gito cya Nyamibungu cya hariya Mwenga nicyo cyari kiri gukoreshwa, ariko désormais kuva muri iki gitondo ntabwo cyongeye gukoreshwa, bitewe nuko mama 23 yamaze kwigarura agace ka Tubimbi ndetse n'agace ka Kirungutwe. Kugeza amagingo tuno ducere kuba twarayigaruriye mu buryo buzuye, nta kajugujugu yagwa hariya. Mu by'ukuri kugeza amagingo icyo nicyo twavuga. Gasopo FDLR n'ubundi ziramutse zihagaba igitero ndetse zinahasheringa ibisasu bikomeye cyane. Ni ibitero mu by'ukuri bya Gasopo bikurikiwe n'ibyabaye ku munsi w'ejo. Ejo naho hagabwe n'ubundi gitero muri Gasopo, ariko kandi amakuru akatubwira ko habayeho ibindi bitero by'ubucengezi byagabwe hafi ya dizaine de kilometre na Nyabyondo, mu gace ko bita Kayanja, byaje gusiga abantu 3 bishwe. Ni inkuru itari nziza, baza kuva mu mubiri. Hanyuma hari ikindi gitero nacyo cy'ubucengezi cyakorewe muri Bugabo, hafi ni muri Bugabo mu gace ka Gihuma, byaje kurangira n'ubundi basubijwe inyuma mu kanya nk'ako guhumbya. Ntago bitinda, biba ari bije amahirwe, wenda ntibigireho bihitana, basibyagireho bihitana, niko bimeze. Ni igihe cy'intambara, nta kundi. Gusa na 23 ihita ihagoboka, ubundi bakirukanka. Ubundi anga ntago turi buze kuhatinda cyane, ni bya bitero by'ubucengezi. Operation zikomeye zakorewe muri iki gitondo muri territoire ya Rucuro, muri axe ya Tongo ndetse na Bukombo. Ni moto duce, ni uduce turimo Rurere, Makomarehe ndetse na Kitumva. Ahangaha hakozwe operation zikomeye cyane, ndetse bivugwa ko zafatiwemo icyitwa Wazalendo. Ni operation yatunguranye yo mama 23 yakoze, abantu batabizi. Ku munsi w'ejo haje kumvikana ikintu cy'amasasa, ariko muri iki gitondo ho yari operation yo kubashimota, yo kubafata. Makuru mfite nuko ari special force bo kwa General Bodwe bubwabo bari bigereye ku kiwanja. Murabizi ko Bodwe akuriye iya zone ya Rucuro, kuva Rucuro ugakomeza ugafata Lubero no mu tundi duce, niyo zone akuriyemo. Hanyuma tukavuga ko ibi bitero mu by'ukuri kugeza amagingo yabyarimo bihiga izi Wazalendo n'ubundi zihishe muri biriya bigunda, biriya bihuru byo muri biriya bice. Byaje kurangira n'ubundi abangaba mu by'ukuri bahasize benshi, bahasize ubuzima. Ubundi twihuse cyane ni muri Rubutu, aho ukuriye abagarde park, nababwiye ni muri parike nationale ya Maiko ndetse na Virunga, zikoze kuri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse Maiko igakomeza igakorana kuri Maniema. Uyu nguyu yakubiswe hadi kwicwa. Amakuru aratubwira ko ari mu bitaro, ashobora kuba yavanywemo umwuka. Murabizi imirwano yaberaga Rubutu yahuzaga Wazalendo n'ingabo za FARDC, byaje kurangira iyi mirwano. Mu by'ukuri navuga ko iyi mirwano byaje kurangirira mama 23
igize M23 ntabwo yagiyeyo, navugaga FRDC, sinzi ibyo nari ntekereje, ahubwo ni muri Rubutu bararwanye, bamwe barahagwa, Wazalendo na FRDC bapfa ibijyanye n'amabariyeri ndetse n'umutekano muke, baje kwirara rero mu bagarde park bagiye kubambura imbunda, umuyobozi wabo aranga arakubitwa hadi kwicwa. Reka nsoze nk'abantu mwe ntashirararikwa niko numva bavugwa, reka tube dusubikiye ahangaha, amakuru yacu yo buri kanya abahari kuri kubashaka kujya ku rubuga rwacu, twavuze nimero yacu ni 0796070666, ubundi tukabashyira ku rubuga dukomeza kubana umunsi ku wundi. Reka mbashimire, mbifurize guhaha mukaronka mwebwe abagiye mu kazi, kandi mugire akazi keza. Amakuru nakagaruka, ciao ciao.